Niba hari nk'ikintu gishobora kugushimisha cyane kurusha ibindi kugeza ubwo wumva udashobora kubaho utagikoze cyangwa utagifite, ugomba kumenya ko iki kintu gishobora kuba impamvu z'ibibazo runaka wazahura nabyo nyuma y'igihe runaka. Abantu bari mu myaka y'ubugimbi n'ubwangavu cyangwa ya myaka umuntu aba atangiye kuba mukuru bakunze kurangwa no kuba hari ibintu byinshi biba byarabagize imbata. Tugiye kubereka amakosa abantu benshi bakunze gukora bakiri bato bakazibuka kuyakosora igihe cyarabasize. Ikosa nomero ya mbere: abantu bakiri bato bakunze kwihutira kugura ibintu bigezweho batabanje kureba niba nta bindi bibazo byihutirwa bakabaye bakemura, ahubwo bakishimira kwigaragaza nk'abantu b'ibyamamare babona ku mateleviziyo, bagashaka kubaho ubuzima nk'ubw'aba bantu kandi akenshi nta n'ubushobozi babifitiye. Ku rubyiruko kumva ngo ikintu kigezweho biba bihagije kugeza ubwo ashobora kwanga kwishyura ivuriro ngo bamupfuke igisebe mu gihe yakomeretse, ayo mafaranga yari kwifashisha mu kwivuza akaba yahitamo kuyagura agakufi. Nta kibazo kiri mu kugendana n'ibigezweho, kuko nyine biba bigezweho kandi twese dukunda ko abantu batubona neza. Ariko ikibazo ni ugushaka kugendana n'ibigezweho, noneho igiciro bigusaba kugira ngo use n'abagezweho kikagushyira mu gihombo gituma utabasha no kubona bwa buzima bw'ibanze. Ugafata 80% y'umushahara wawe ukayashora mu kugura imyenda igezweho kandi utarishyura ubukode, utaranahaha ibyo kurya uzakoresha muri uko kwezi mu gihe ugitegereje ko undi mushahara uza. Ibyo kurya, aho kuba, kwivuza no kwiteganyiriza uba ukwiye kubikora nubwo byaba ari udufaranga duke cyane. Iyi nama ntago yumvikana neza kuri bamwe mu bantu bafite imyaka 25 gusubira hasi, ariko ntago bibujije kuba ari ukuri. Ikosa nomero ya kabiri: abantu bakiri bato bakunze kumva ko ishuri rihagije kugira ngo umuntu azabashe kuba umukire. Ku rundi ruhande ntago twakabaye dutunga urutoki urubyiruko kubw'iyi myumvire, ahubwo twagatunze urutoki umuryango mugari dukomokamo, ari bo babyeyi bacu, basogokuru na basogokuruza ndetse na leta ku rundi ruhande. Buriya rero kwiga nyakwiga umuntu abitangira iyo asohotse ku ntebe y'ishuri. Ibi bintu birasharira kubyumva, ariko isi yo ku ishuri itandukanye n'isi yo hanze. Abantu bazi kwiga neza ni abantu baba bafite isomo bagomba kwiga buri munsi mu minsi igize ubuzima bwabo bwose. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo ugomba kwiga kugeza cya gihe uzaba utagishoboye no kurora. Abantu bagera ku nzozi zabo ni abantu bahora biga. Umuntu uva mu ishuri akumva ko kwiga birangiye aba arimo kwihemukira cyane, kuko bimwerekeza mu bukene bukomeye ndetse bikanamushyira mu buzima budashyitse, hamwe ahora yumva ko hari ibyo yagombaga gutunganya atabashije gutunganya. Ugomba gushaka ibitabo byiza uzajya usoma, ugashaka ibiganiro byigisha bica ku bitangazamakuru binyuranye uzajya ukurikirana, ugashaka ibintu by'ingenzi ukomeza kwihuguramo nk'indimi, ukamenya iby'ibanze mu gukanika mudasobwa, ukanamenya porogaramu zayo nyinshi zishoboka, ukiga gucuranga niba ubikunda, ukiga gukoresha kamera, ukiga gusiga amarange, ukiga kogosha, ukiga gukanika udukoresho two mu rugo tunyuranye nka serrure, gukora iby'ibanze mu mashanyarazi yo mu rugo n'ibindi, ugakomeza rwose ntuhagarare, ukagira bwa bumenyi bwinshi bushoboka. Ntabwo ibi ngibi biba bivuze ko ugiye gusimbura ababikoraga, ariko nibuze ukagira nibuze bike muri byo ushobora kwikemurira nawe ubwawe, cyangwa se ukanabigiraho ubumenyi kugira ngo nihagira uzashaka ko abigukorera uzajya ubasha gukurikirana amakosa yaba yakoze bikoroheye. Aho waba uri hose ntago wabura uburyo bwo kwiga, nubwo bwaba butarimo kuguha ubumenyi bwose ukeneye cyangwa nta n'ibikoresho ufite bihagije. Ariko ikiriho tugomba kumenya nuko nubwo utajya ku ishuri wabasha kwiga kandi ukagira ubumenyi buhagije. Wakoresha za videos zizigisha kuri YouTube, wakwiga ukoresheje ibitabo, wanashaka umuntu akazajya kwigisha imbona nkubone, umuntu kandi yanakwigishiriza kuri telefone. Ibi bintu byose iyo ubikoze bigenda bikwagura, bikanatuma umenya ibyiza bikubereye ugomba kwitaho kurusha ibindi. Niyo mpamvu umuntu ukurusha amakuru ku bintu anakurusha kuyagiramo intsinzi, dukuyeho rya hame ry'amahirwe tutagakwiye kubakiraho. Mu by'ukuri rero dukwiye kuzajya dukurikirana amakuru abaca mu bitangazamakuru, kuko itangazamakuru naryo ni ishuri rusange. Ikindi ukwiye kuzajya wihugura mu bintu wize, kabone n'ubwo akazi waba ukora kaba gahabanye cyane n'ibyo wize, kuko biba bishoboka ko hari aho uzabikoresha bikanakurinda kuzajya ugira ukwicuza kuko wataye igihe urimo kwiga ibyo bintu.
Mu bushakashatsi bwakozwe n'umudage bita Hermann Ebbinghaus wamaze igihe kingana n'imyaka 10 yiga ukuntu ubwonko bwa muntu bubika amakuru, nyuma agashyira hanze igishushanyo kigaragaza ukuntu umuntu yibagirwa yise forgetting curve, yabonye ko nibuze mu gihe kingana n'ukwezi kumwe twize ibintu tuba tumaze kwibagirwa hafi 91% y'ibyo twize byose. Noneho nk'iyo umuntu avuye ku ishuri wenda yarize nk'amategeko, ikoranabuhanga rya mudasobwa n'ibindi, iyo amaze igihe kingana n'imyaka igera kuri 5 adakoresha ubwo bumenyi yize mu ishuri, buragenda bugakonja cyane ku buryo hari nk'igihe muganira ukamubaza akantu gato ku bintu yize kakamunanira, ukanaba wakwibaza ko ashobora kuba ibyo bintu atarigeze abyiga. Gusa itandukaniro ushobora kubona mu gihe umuntu yize ibintu akamara igihe kirekire atabikoresha, nyuma yaho agahura n'akazi kamusaba gukoresha bwa bumenyi yahawe mu ishuri igihe yigaga, bimutwara igihe gito kugira ngo abyiyibutse, kuruta wa wundi uba ari bwo bwa mbere agiye kwiga ibyo bintu runaka. Ikosa nomero ya 3: abantu bakiri bato bakunze kuva ku izima vuba. Usanga abasore n'inkumi bagisohoka ku ntebe y'ishuri nk'iyo bagize igitekerezo cyo gukora umushinga runaka, baba bumva ko nyuma y'amezi 3 batangiye uwo mushinga bagomba kuba batangiye kuwubonamo inyungu nyinshi, kandi bakumva ko bagomba gukoresha imbaraga nke kugira ngo uwo mushinga wabo utere imbere. Ibi ni amakosa ashobora kubatera kwicuza. Mujye mwishimira kuvunikira ukuri. Ntago abacuruzi cyangwa abantu bagiye bakora ibikorwa bikomeye bagiye bagira igitekerezo uyu munsi, ejo bakagishyira mu bikorwa, hanyuma ejo bundi bakaba batangiye kubona agashyitsi. Imishinga yose ikomera itwara igihe kirekire. Hari n'abantu bakora bikanga umwaka umwe, undi gutyo bagakomeza ntibavirire kugeza ubwo byemereye. Abahanga bavuga ko abacuruzi bakomeye usanga baba barigeze kugira ibihombo bikomeye, bimwe biba byarashoboraga no gutura ubucuruzi bwabo hasi, ariko bakarwana nabyo kugeza igihe basohokeye muri icyo gihombo. Ngo abantu bigeze kugira ibihombo bikomeye iyo bageze mu gihe cy'inyungu ntibakunze gusubira inyuma, kuko bibatera gufata imyanzuro y'ubwirinzi buba buzongera amahirwe y'uko ibyababayeho bitazongera kubabaho ukundi. Urubyiruko bakwiye kumenya imbaraga zikenewe kugira ngo babashe kugera ku byo bifuza. Uretse no kuba gutangiza umushinga bigora, ariko no gusaba akazi nabyo biragora, kuko akazi nako gasaba kwiga, ugakora ikizamini ugatsindwa, ukongera ukajya ahandi ukiga imikorere y'icyo kigo cyabo, ukareba agashya wabazanira, ukabegera, gutyo gutyo ukagenda waguka kugeza igihe ahandi uzabona amahirwe yo kugaragariza ibyo uzi, bazabona ko nubwo bafite uwo bashakaga gushyira muri uwo mwanya kubera indakuzi, ari wowe uzatuma bahindura ibyo batekerezaga, uwo mwanya bakawuguha. Ibi by'indakuzi cyangwa ikimenyane mbivuze kuko nzi ko biri ahatari hake. Usigaye ukunda kumva abantu bavuga ko nta muntu ukijya mu kazi adasanzwe aziranye n'umwe mu bantu bari mu nzego zifata ibyemezo z'aho hantu ashaka akazi. Gusa nubwo bihari, ariko siko bigenda buri gihe. Hari n'umuntu wajya ahantu bakabona ko abacitse ntibamuha akazi, batapfa kuzabona undi muntu nkawe. Ikindi, hari n'ahantu nubwo hataba henshi batanga akazi mu nzira ziciye mu mucyo. Ntuzizere ko uzabona akazi ngo bikubuze gutekereza umurimo wakwihangira uzakubeshaho, ariko nanone ntuzanacika intege ngo uhagarike gushakisha. Buri gihe haba hari amahirwe ko ushobora kubona akazi keza, ariko bitanakubujije gukoresha ubumenyi ufite mu bindi bikorwa wihangiye. Kuva ku izima ugahagarika ikintu urimo guharanira kugeraho ni ikosa rikomeye. Nuzajya ubona ibintu bitangiye gushaka gusubira inyuma, uzajya bari gushyiramo imbaraga nyinshi kuko biba biri hafi gukunda. Ushobora kumbwira uti hari abantu benshi bagerageza gukoresha imbaraga zose kugira ngo bagire ibyo bageraho, ariko bigapfira mu nzira. Ibi birumvikana ko hari igihe umuntu yagira ibyago byo guhura n'impanuka, agacika akaguru ari umukinnyi w'umupira, bigatuma iterambere rye ricikira nzira. Ariko buri gihe haba hari ikindi kintu wakomeza gukora mu byo waba urimo igihe cyose ufite ihame ryo kudatsindwa muri wowe. Mu bantu 1000 bafite ukwiyemeza kutajegajega, nibuze 75% bagera ku byo biyemeje. Wenda abandi bikanga kubera izindi mpamvu zitandukanye. Abantu bagera ku bintu bavunikiye nibo benshi kurusha abantu bagera ku bintu kuko ari amahirwe gusa cyangwa bakoresheje imbaraga nke. Abantu bahuye n'amananiza y'ubuzima bakunze kugira umwanya wo kwitekerezaho cyane, bakanamenya gutekereza neza ku bintu basabwa gukora mbere y'uko batangira kubikora. Nta kintu kinezeza nko guca mu bibazo no mu mibabaro urwanirira kwesa imihigo ngo ugere ku nzozi zawe, warangiza ukazisanga waramaze kugera ku byo waharaniye.
uyu ni wo munezero uruta iyindi, ni nayo mpamvu byitwa intsinzi. Ikosa riza ku mwanya wa 4. Abantu bakiri bato bakunda kwemera no kwizera ibintu byose babwiwe batabanje gufata umwanya ngo bakore ubugenzuzi buhagije ku kuri kw'ibyo bintu. Igihe cy'ubuto nicyo gihe umuntu aba afite imbaraga z'umubiri zihagije mu kumufasha gusesengura amakuru yose yumvise. Ariko igitangaza ni uko abenshi muri bo bakunze kwisanga baramaze gukora amakosa akomeye aturuka ku kuba batarabanje gufata umwanya wo kwitonda ngo babanze gutekereza mbere yo gukora ibintu runaka. Niyo mpamvu ari byiza ko niba uri umwe mu rubyiruko ugomba kuzajya wirinda gupfa kwemera ibintu byose ubwirwa kabone n'ubwo yaba ari n'abantu bakuze babikubwiye, kuko nabo biba bishoboka ko bagushuka ku bw'inyungu zabo, kimwe n'uko nabo baba bashobora kwisobwa bakakubwira ibyo batazi. Ikosa nomero ya 5. Abantu bakiri bato bakunze gushora amafaranga yabo mu mishinga batabanje kuwukoraho ubushakashatsi buhagije. Niba ugiye gukora umushinga uwo ari wo wose, ukaba wenda ufite igishoro cya miliyoni 3, ugomba gufata nk'icumi kugeza kuri 20% by'ayo mafaranga yose uzakoresha muri uwo mushinga wawe, ubwo ni hagati y'ibihumbi 300 na 600, ukayakoresha mu bushakashatsi, ukabanza ukamenya neza amakuru yose ahagije ajyanye n'uwo mushinga, kuko nibyo bigufasha kugira ngo utazahura n'ibibazo bikomeye kugeza hahandi uvuga uti iyo nza kubimenya simbe naratangije uyu mushinga muri ubu buryo, ukicuza ko hari ibyo wasimbutse ugahita uwutangiza imburagihe. Mu bushakashatsi uba ugomba gukora, uba ugomba kubanza kubaza abantu bakora umushinga usa n'uwo ugiye gukora, ugakora ubushakashatsi mu bitabo bitandukanye, kuri internet, ukanareba inkuru zagiye zandikwa ku mishinga ifitanye isano n'iyawe. Kwicuza kubabaje cyane ni igihe ugira igihombo mu bintu ubona washoboraga kubonera igisubizo byoroshye, ariko ukazisanga waramaze kugera kure, mbega ntaho kibigaruriye. Ibi ni bya bindi bita guhomba wabigizemo uruhare. Ikosa nomero ya 6. Abantu bakiri bato bakunze kugira ikibazo cyo gushaka ibyishimo by'igihe gito aho gushaka ibyishimo by'igihe kirekire. Iri ni rimwe mu makosa akomeye cyane abantu bakiri bato bakunze gukora. Urubyiruko rw'iki gihe bafite igitutu gikabije cyo gutangira gushaka umwuga bazakora no gushaka abazababera bafasha hakiri kare. Ibi biba bisa n'ukuntu umuntu yakumva yabaho ubuzima bw'uyu munsi kandi akumva n'ubuzima bw'ejo bundi nabwo yabubamo. Uku kutamenya neza icyihutirwa kurusha ibindi ngo banamenye uko ibintu bigomba gukurikirana bibatera guca mu nzira z'ubusamo ziba zizabatera kubura ibyishimo birambye mu gihe cy'ahazaza. Ikosa nomero ya 7. Abantu bakiri bato ntago bakunze kwizigama. Ubushakashatsi bwakorewe ku bantu 1,003 bwagaragaje ko abantu bari hagati y'imyaka 18 na 29 batajya bateganyiriza ejo hazaza habo. Kutizigamira mu gihe ufite icyo uzigama ni ikosa. Kwizigamira ntago buri gihe bisobanura ko urimo guteganyiriza igihe cyawe cy'izabukuru, ahubwo ubuteganya amafaranga yo kuzashora mu bindi bintu runaka cyangwa ikindi kintu gishobora kukubaho bikugwiririye. Bikunze kugora umuntu ushaka kwizigamira cyane mu gihe muri we anezezwa no kugura ibikoresho bishya no gushakisha umunezero uruto yagize ejo ariko mu buryo atatekerejeho bihagije. Iyo wamaze gusobanukirwa ko nugira umuco wo kwizigamira bishobora kuzatuma ugira ejo hazaza heza, kwizigamira birushaho kukorohera. Ariko ntihabura abavuga ko kwizigamira bitakemura ibibazo byose kandi ko nta muhanga mu kwizigamira ejo hazaza h'ubuzima kuko ntawe uhamenya. Ibi ntibyitiranwe no kwiyima icyo ukeneye kugira ngo uramuke cyangwa ubona cyihutirwa cyane. Ariko uko ubutazi bizakubaho ni nayo mpamvu ugomba kwizigama uko ushoboye kugira ngo muri ibyo bibazo bishobora kuzaza nihazaba harimo ibyakemurwa n'amafaranga wabasha kubona bizakorohere kubikemura. Noneho nihaza ibirenze ubushobozi bwawe ubwo uzabyakira. Ntago wakwirenganya ko wamenye ko bizaba hanyuma ukabirenza amaso. Ikosa nomero ya 8. Abantu bakiri bato bakunze kumva ko urukundo rwonyine ruhagije kugira ngo umubano hagati y'abateganya kubana cyangwa abashakanye ubashe gushoboka kandi uzarambe. Ibi ni ukwibeshya. Kugira ngo urukundo hagati y'abakundana badahuje igitsina rubashe gukomeza mu buryo bufatika, aba bantu ko ari babiri baba bagomba guhuza indangagaciro zindi zitandukanye, bagahuza inzozi n'intumbero. Uramutse udahuje inzozi n'uwo muteganya kurushinga, mukaba mudahuje intumbero, kandi hakaba hari n'amahame yubakiye nko ku myemerere, ku muco no ku bwenge usanga umwe yemera cyane undi akaba atayemera. Ibi bikunze kuba impamvu ishobora gutuma urukundo rwanyu rucumbagira cyane bikaba byanarangira rushize. Urugero,
Niba umwe afite intumbero yo gukora cyane kugira ngo agire ibintu azageraho, hanyuma undi ugasanga we ntago yizerera mu gukora cyane, ahubwo yizerera mu kwicara agategereza amahirwe, akumva ko ari byo bizazana intsinzi mu mibereho yanyu, ubundi ugasanga umwe yizera ko azabona ubutunzi biturutse ku mishinga y'ikoranabuhanga azakora, noneho umukunzi we cyangwa umufasha we agakunda kumuca intege cyane, ahandi umwe yirunduriye mu gusenga cyane, undi ugasanga gusenga ntabyikoza, umwe ugasanga azi gusobanura ibintu neza kandi akamenya gutega amatwi igihe hari icyo arimo gusobanurirwa, undi we ugasanga agira umujinya uhutiyeho ukamutera gufata imyanzuro ahubutse cyane, akazajya akunda kwisanga yongeye kwigarura ariko hangiritse byinshi n'umwanya nawo tutawibagiwe. Ibi nta cyizere cy'urukundo rurambye yaba mu bashakanye cyangwa abateganya kurushinga kiba gihari n'ubwo bagenekereza gute. Mu bintu bikomeye cyane mu rukundo, icyitwa gutega amatwi uwo muteganya kurushinga cyangwa mwashakanye ni ikintu gifite agaciro kari hejuru y'ibindi bintu byose byubakirwaho kugira ngo hagati y'abashakanye haboneke urukundo rurambye. Ibintu byose bikunze gusenyuka kubera ko umwe yagendeye ku byemezo bye akibagirwa kumva mugenzi we. Mu rukundo rwa babiri badahuje igitsina hakwiye kubamo gusobanura ibintu bihagije, hakanabaho kwihatira gusobanukirwa mugenzi wawe cyane. Iyo bigenze gutya urukundo rugera kure, rukanazana umunezero buri umwe atakekaga ko waboneka. Ibi byose biri mu bintu bitari yamarangamutima umuntu agirira uwo badahuje igitsina gusa, ahubwo izi ni izindi ndangagaciro zituma urukundo rwa babiri badahuje igitsina rubasha gukura kandi ntirujegajege. Ibi rero ntabwo umuntu yagatekereje kubigira yaramaze kubaka urugo, ahubwo biba byiza iyo utangiye kubyitoza ukiri muto kugira ngo bizagere mu gihe cyo kwitwa umugabo cyangwa umugore uzi neza ibyo ugiyemo. Ikosa nomero ya 9. Abantu bakiri mu myaka y'ubuto ukunze gusanga bagira imyumvire yo kumva bashaka gukundwa no gushimwa n'umuntu uwo ari we wese bahuye. Imitekerereze nk'iyi rero ni ikosa, kuko nta hame na rimwe ribasha kwerekana ko abantu bose bagomba kugukunda. Ibi rero iyo umenye ko bishoboka, ugomba kwirinda gushaka guhangana n'uwo muntu wakweretse ko atagukunda. Ugomba kumenya kwiga kubana neza n'abantu uzi neza ko batagukunda, kugeza no kuri babandi ushobora kwita abanzi. Kuko mu kazi, mu rusengero, mu baturanyi, muri gereza kugeza no mu nzu ubamo, nta cyoroshye nko kuba wabonamo umuntu ukwanga. Niyo mpamvu ukwiye kwiga ukuntu uzajya ubyitwaramo bitabaye amakimbirane. Ikosa nomero ya 10. Abantu bakiri bato bakunze kuvuga ko ibibazo bya mikoro make bahura nabyo no kutagera ku nzozi zabo byose biterwa n'ababyeyi babo. Ibi nubwo hari aho umuntu yakwerekeza amaso akabona ko ari ukuri, wenda tukavuga tuti umubyeyi wanjye yarakwiye kubanza akanteganyiriza hanyuma akabona gufata umwanzuro wo kumbyara, ariko ntabwo ibi bintu twabishingiraho na gato. Niba waramaze kugera ku isi ukisanga uri mu buzima, ababyeyi bawe bakaba baguha ibijyanye n'ubushobozi bwabo, ubwo ugomba kubyemera ukunze, ukarwana wishimye, ufite inzozi zo kuzabafasha kugera kuri byinshi biruseho, ukababera umugisha, ntubeho umeze nk'ubabereye umutwaro. Impano yo kubaho uri muzima iruta ibindi bintu byose. Niyo mpamvu rero niba byaranyuze ku babyeyi bawe kugira ngo ubeho, utagomba kubyita iby'agaciro gake. Muranyemerera mpinira ahangaha iki cyegeranyo cyari gikubiyemo inyigisho zifasha urubyiruko kwirinda amakosa yazabazanira ibibazo bikomeye bamaze gukura. Ndabashimira kuba mukurikira ibiganiro tunyuza kuri Mwarimu Show. Wakora subscribe niba utarayikora, ukanakanda kuri iyo nzogero uhita ubona nyuma yo gukanda kuri subscribe kugira ngo uzajye uza mu bambere mu kubona akamenyetso ariko notification kuri telefone yawe kakwereka ko hari inyigisho nshya twashyize kuri Mwarimu Show. Tunakeneye kandi inyunganizi mu bitekerezo, ukatwereka icyo twakosora cyangwa twakongera mu mikorere yacu kugira ngo turusheho kunoza uyu murimo twiyemeje wo gusangira ubumenyi. Ikindi, niba wanyuzwe n'inyigisho ziri muri iki cyegeranyo, ntiwibagirwe kugisangiza abandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka WhatsApp, Twitter, Facebook n'izindi, ukanze aho hasi gato ubona handitse ngo share. Murakoze.